kumbaza no ngo Yongwe TV bigeze hehe umva Daniel yavuze ngo iminsi 70 nishira 70 ntago iri bushira ishobora no iyo 70 ntangaje ishobora no kutaba 70 ahubwo ikaba 47 cyangwa 27 cyangwa 17 hari urwego ugeraho Imana ikakubaka umvise imbwa n'imbwebwe n'ibindi bintu byose n'abafarisayo n'abasadukayo umvise n'abafristiya n'abamoni n'abamowabu bagaceceka ega hari abantu bari muri cyokori mu magambo hari abantu batangiye kurya mu migisha ayidigiri mini digi ririya Imana yasobanurira ijambo ayidigiri mini digi ariko ryatangije nyakuwa president wa Republika nkuri arera haguruka akavuga ngo yasambanye n'abapastor muri ADPR ngo yagize gutagahinda kwimbuka umva sha wa mwana w'umukobwa nutihana Imana izaguhana ayidigiri mini digi urekeraho kuko bamubwiye ngo asa neza ateye ne ukajya ugakubita abashumba ngo wasambanye n'abashumba muri hoteli ngo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu ngo ajya kugusomera mu modoka biriya rero nukurengera iyo ukoze biriya rero kiriya cyaha giteza gukenyuka kiriya cyaha giteza kutabona umugisha nta murozi uzigira hatari muri iki gihugu ndimo nta mupfumu uzigira hatari muri iki gihugu ndimo nta mupastor uzigira hatari muri iki gihugu ndimo je numva ningura na ya ndege Imana yambwiye n'imodoka nzagura byose ngiye kwandikaho Yongwe niriya ngenda aho ndashaka kwandikaho Yongwe muri no misi nibyo igiciro gikomeye cyane kuba twongeye kubana nawe ku Isezerano TV twishimiye ko ufunguye iki kintu ugiye kukireba kuri kamera turi kumwe na Apotre Yongwe tumaze iminsi twarakubuze neza sinzi aho wabaga buriya iyo umaze igihe ubwira abantu ngo gukira ni nonaha no kubohoka ni nonaha ugomba no kujya gushaka imbaraga nyine zizakiza abantu ni za Yesu ariko kujya kwiyubaka mu buryo bw'umwuka ngo wari umaze iminsi rwose ari turi mu urihisha niryo banga ryo kugira ngo ubashe gushobora ivuga butumwa nuko wihisha kubahashize igihe kinini abantu abatwumva bari muri diaspora bari muri Afrika mu bihugu bitandukanye umuntu wese yari afite ikibazo ngo Yongwe yagiye bamwe bati se ni intambara barazamukubise abandi bati yaracecetse abandi ati Imana yarambujije Imana ye yambwiye mbanze ngiye gusenga kandi ndumva maze ibyumweru 2 birenga hari ahantu narindi rero ntagaragaraga ndi kwiyubaka reka tubanze dusengere rero abatwumva ukiri mu mavuta Nyagasani Imana iri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza izina rifite imbaraga ziri hejuru y'imbaraga zose n'ububasha buri hejuru y'ububasha bwose haleluya izina rimwe gusa twahawe gukirizamwe abantu kwirukaniramo abadayimoni twaherewemo imigisha yose ikomoka mu rupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka kwe mu mbaraga z'umwuka wera aka kanya imbaraga z'amaraso Yesu Kristo zigendagende ku muntu wese uzumva iki kiganiro azahembuke mu mwuka confidence zizamufase kandi kwiyubaka mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri bizabe ku buzima bwe turategetse kugira ngo imbaraga z'Imana zibane natwe muri iki kiganiro maze ndetse no mu ijambo turi buvuge abantu bumva imbaraga n'ibyiringiro by'ijambo ry'Imana maze bakomeze urugendo bashima mu izina rya Yesu Kristo amen. Ayidigiri mini dig ariko Apotre duherukana umbwa ngo Ayidigiri mini dig Yongwe TV bimeze bite bimeze bite rwose ibintu twahanuye twahanuye nibyishi ega Paulo umunsi inzoka yamuryaga bicaye bari kota umuriro kiyoka cyaraje kiramuruma ku kuboko barindira yuko akunkumura abanza kubihorera hanyuma abantu bamwe bati buriya ntaza kubyimba agapfa bategereza kwapfa ariko ngo bigeze yakunkumurira mu muriro banarebye abona ntihabyimbye ariko hari ijambo yavuze hafi aho bakirawe yarabwiye ngo umugombozi ariwe n'inzoka ntiyigombore ubwo bugombozi bwaba bumaze tuvuga ngo twakiriye Yesu w'imigisha nitubona imigisha tukaba amasarigoma tugasa nk'amasarigoma tukaba mu buzima bubi tugasuzugurwa Yesu wacu twakiriye n'imigisha byaba bitumariye je ndi umuhanuzi rero uhanurira abantu yuko bazakomera ko bazagira kure ko bazakora ubutwari ndi umuntu utinyura abandi nkabateramo confidence zo kwigirira ikizere bakumva ko ejo habo hazaba heza badashingiye ku mashuri aho bavuka naho
nibyo batunze. Ndi umuntu watura abantu ko bazakora ibintu bikomeye, ko bazubaka ibintu bikomeye. Njyatuye je kuki ntabikora. Kumbaza no ngo Yongwe TV bigeze hehe? Umva Daniel yavuze ngo iminsi 70 nishira. Mbivuge nanjye mu bigo inde 70 ntagiri bushire. Ishobora no iyo 70 ntangaje ishobora no kutaba 70 ahubwo ikaba 47 cyangwa 27 cyangwa 17. Kwizera ni ukumenya ibyiringiro udashidikanya. Ntabwo ari Yongwe TV Imana izazana. Hari abantu bashobora guhaguruka kunzimya, abandi bagahaguruka kuvuga ngo ni iby'amagambo, ariko reka nkubwire hari urwego ugeraho Imana ikakubaka. Umvise imbwa n'imbwebwe, nkoresha iri jambo, imbwa n'imbwebwe n'ibindi bintu byose, n'abafarisayo n'abasadukayo, umvise n'abafristiya n'abamoni n'abamowabu bagaceceka, bakavuga ati Imana ya Joseph tuyikuriye ingofero. Ega Imana yigeze kunkorera ibintu abanyarwanda bayikurira ingofero. N'ubu hari ibyo yankoreye abantu baracanganyukirwa. N'urusaku rero wumva rw'abanyamakuru n'abandi bantu ngo bigeze hehe mu minsi iri imbere baraceceka n'ukuri bazafunga umunwa. Gufunga umunwa ahubwo abahanga akazi baragatangiye. Batangiye akazi mu buryo bwo kwizera. Abandi batangiye kuvuga ngo Yongwe wacu. Ega ibi bintu bya confidence tuvuga birakora. Tuvuga birakora kandi ayidigira imini dig. Umvise ega buriya ntabwo ari je watangije ayidigira imini dig. Yavuye he nayo uko ayidigira imini dig ririya Imana yasobanuriye ijambo ayidigira imini dig ariko ryatangije nyakuwa Perezida wa Repubulika. Burya se niwe wari yarivuze mbere nuko yarivuze nk'umuyobozi, nawe buriya afite uburyo yarivuze. None si yavuze ati abanyarwanda nimwigirira ikizere. Kurikira muri gahunda zo gutangiza kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Intumbero twabaga turimo kwiyubaka, kwigirira ikizere, kubaka hasenyutse. Nta musi numwe Perezida tabwira abana wacu nyakuwa Perezida wa Repubulika atabwira ati nimwigirira ikizere. Umunsi batangiza ikigega agaciro, abanyarwanda tugomba kwigirira ikizere, tukiyubaka, tukishakamwe ubushobozi. Nta munsi atavuga ku mateleviziyo atandukanye ati ntabwo tugomba gutumbira amahanga, abazungu badutegeke, tugomba kwiyubaka. Ntabwo yari giye wa mbere giye nuko wenda nakoresheje iri jambo ngo ayidigira imini digi kuko marayika yarimbwiye, ariko Perezida nawe afite uburyo Imana mwayishurirwa bwa ati mwigirira ikizere, mwiyubake, mukiri bikomere, muhaguruke. Nubizi se we ntubyemera? Aya magambo niwe wayabanje ati abanyarwanda tugomba kwigirira ikizere. Kuba umunyarwanda ugomba kumva confidence z'ukuri umunyarwanda ukigirira ikizere. Jere ndi mu masengesho nyuma y'iminsi 70 ijwi rirampamagara ngo ayidigire imini dig. Bwira abantu ko gukira ari nonaha, kubohoka ari nonaha, kuzuka ari nonaha, abantu bandure confidence. Ega hari abantu bari muri cyogori mu magambo, hari abantu batangiye kurya mu migisha ayidigire imini dig. Ikindi rero cyatuma umuntu ashobora gukritika ngo ayidigira imini dig byaterwa n'iki? N'umwuka w'ishyari. Umwuka w'ishyari umuntu agahaguruka agasenya ibyo uvuze. Imana imira ngo ayidigira imini dig ntiyarahari. Urafata ikintu cyafashe isi, Australia, Amerika, Uburayi, u Rwanda, abanyarwanda mu isoko nayidigira imini dig. Madamu wanje ejo bundi yagiye kugura ibintu mu isoko, yinjiye mu iduka agiye kugura, ati ko umuntu bitameze neza. Umugore uri gucuruza ahita amwira nguragura ayidigira imini dig. Nguragura ayidigira imini dig. Yinjira handi agiye kugura, nanone agiye kugura, noneho ntibakumvikana neza ati reka ngurira uriya. Umugore atayidi mu isoko baravuga ngo ayidigira imini dig, kugurisha ni nonaha. Abasirikare barampamagara atayidigira imini dig, turashaka dusengere tujye ku ikosi. Abapolisi barampamagara ngo ayidigira imini dig. Mu ntara hose wowe warangiza umuntu aho ngaho uvubutse hariya mwivuga butumwa utazi ibyo ukora ugatangira kurwanya ngo ayidigira imini dig. Apotre hari umuntu wamugana herutse kuvuga ngo ayidigira imini dig ngo yarayikoresheje ntikora. Ega Imana ntabwo izanziza ko nizeye, ahubwo izanziza ko ntizeye. Umuntu ushobora kwizera ikintu n'ikibe agahita aza gutangaza n'ubundi ntiyari yizeye. Uwo wabivuze ni umuhanuzi, ni umuvuga butumwa nindi.
umuntu ubwo aho ngaho we avuga ko ari umuvuga butumwa ariko ntago tubimuziho avuga ko ari umuvuga butumwa uri muziho ntabwo rero uwo muntu azakomera mu ivuga butumwa mu gihe cyose atangira gukritika intumwa agakritika abahanuzi agakritika iki aho tugeze batubwiye gusenga twizera gusenga batubwiye kuririmba turaririmba batubwiye guhanura ko tugomba gusenga Imana ikaduha impano numva umuntu rero akritika utuntu abo rero ntabwo bazabura abo barabiterwa n'ishyari bari kubona urwego Yongwe Imana imugejeje bakubo wenda ahubwo bakwizera nta mavuta nta kibyakwanga bagapinga aba birasa nk'ababandi ariko iyi ni intambara ikomeye twavuga aba bantu bundi baturutse hehe aho hari ibintu wataka sinzi uburyo hari ibintu wataka abantu bakakwataka ibyo urabizi ngo hari ibintu ukoraho abantu bagahita bakwataka hari ibintu ukora wenda nguha urugero sibyo umunsi umwe je nari ndi mu masengesho ndi gusenga Imana inyereka ibya Sarongo inyereka tekinike za Gisenyi aroba amafi inyereka uburyo agendera ku gataro inyereka uburyo apanga n'abantu bakegamira insina bakiyambura ubusa ngo yaraje abantu ku nsina bagiye kwiba ibitoke Imana irabinyereka jewe ndiyaminiya njya mu masengesho mbanza kwibaza nesuriya koko yaba ari umuroza afite imbaraga akaza kundoga nkapfa ariko ndangije amasengesho Imana irambira ngo Imana inyereka ko imbaraga zanja ahubwo mva atazikinisha imbaraga z'Imana zindimo njya kuri big town ndamwana ahubwo arataka arashyuha ati ndagusinziriza asanga singira ubwoba mubwira ko nimbwa ataza kubishobora nkuru urazizi arataka arahaguruka ariko wabonye ni abantu banyatatse abapasitoro barahaguruka baranyataka aho kuvuga ati Yongwe wacu koko turushwe n'abakinnyi b'umupira abakinnyi b'umupira mu gihe cya Jimmy Gatete hari umukinnyi narinzi witwaga Jimmy Gatete kuko hari amaka yigeze gukorwa urabizi yanditseho Jimmy Gatete Jimmy Gatete yatsindaga igitego igihugu cyose ngo Jimmy Gatete wacu none jewe ndasenya umuntu uri gupirata ibitangaza bya Yesu bene data aho bahagurutse bati Yongwe wacu Imana igukoresha imbaraga n'amavuta bakajya gukritika wenda ibyo byagiye birangira nibihe hari abazabikora bashaka hiti hari abazabikora bashaka kugira ngo abanyamakuru babahamagare babaze uburyo bashenye ibyo Yongwe avuga batabiheshejwe n'ibindi ibi rero ntabwo tuzabitindaho ariko ibi mubimenye niba umuntu ashobora guhaguruka agapanga abanyamakuru bakajya Gisenyi bakajya ku mazi bakajya ahantu bakamanura amakamera bakamanura amashini agapanga ikinyoma cyo kubeshya isi yananirwa gupanga umuntu ujya kubeshyera Yongwe urumva ibyo byakunda koko byananirwa urajya kumva ngo Yongwe ngo ibi nibi ngo Yongwe ngo ku buryo umuntu ashobora gupanga n'abantu bikiri kucyumva ese umuntu naba ndi mu ideni wenda aho simpinjiye cyane yanyishyuriza kuri kamera gatatu ubu se umuntu naba ndi mu ideni ntashobora kwishyura nindi urero uzabona ati Yongwe yariye ibyanjye kereka niba ari byo nariye kera ntarakizwa ubu mfite ubushobozi bwo kwishyura uwo nagirira ideni ibi abantu bajye babimenya uzumva ejo bundi hazaboneka wenda nuzavuga ati dore umwana wa Yongwe ariko ibyuma ruwa Faisal birahari igihugu cyacu cyateye imbere kirakora wumvise ubu nta muntu waza kubesherego ngo atwite umwana wa Yongwe ngo cyangwa yabyaye umwana wa Yongwe ibyuma birahari kandi amafaranga bishyura ibyo byuma ndayafite urumva rero ibintu iyo watatse ukazamuka mu mbaraga haboneka abanyantege nke y'abakurwanya bamwe bakurwanya boherejwe na Satani abandi boherejwe nabo wahanganye nabo abandi bakoreshejwe n'umwuka w'ishyari icyo gihe rero ni ikimenyetso cy'uko ugiye gukira noneho ukazamuka nubona uri mu bintu by'Imana ukabona abantu Imana ikoze kimwe igihugu kirahagurutse abantu barakurwanyije vuga uti nazamutse ngo nta muntu watera imbere byanga bikunze abafite abantu bamurwanya hagomba kuboneka abantu bakurwanya nubitindaho rero ngo umuntu najya hari yavuga amagambo ujye kuvuga ngo nakayavuze ibi nibi mureka avuge mureka undi najya hari mureka twebwe ntabwo twikonegita ku bapfumu ibi nabyo ntabwo ari byo ngo twikonegite ku bapfumu twikonegite ku bantu tujye gusaba abantu imbabazi
ikintu gishobora kunsebya ni kimwe, kuba nakwibagirwa uwo ndiwe. Ibindimo birahenze bifite valere narabitangaje. Ivoke abanyarwanda batanyumvise Australia iranyumva, abari muri Australia mutanyumvise, umva ibyo mvuga ndabishyira mu cyarabu, ndabishyira mu cyongereza, ndabishyira mu maringara, ndabishyira mu cyarabu, ndabishyira muri Faransa. Ayo kwishyura base munsi ndabazi, kandi niba mvuga ururimi rwo mu ijuru nakuzura n'umwuka izo zose nkazivuga. Bamenye Imana niki. Hari abantu rero bikonegisa, bari kwikonegita, bavuga ngo dadi papa dusengere. Hari abantu bavuga ngo idigiri mini digi birakunda, hari abari gutangiza utubutike, hari abari kugura za fusu z'amakara, hari abari kurangura, hari abari kubona amaviza, hari abari kudepoza, bangwa idigiri mini digi gihe kirageze. Hari abandi ngo yongwe. Ikindi bumva bitadukwiriye. Ese ne bitagukwiriye bikwiriye bantu bundi. Kuki abantu bumva ko bitadukwiriye? Wakwambara neza bakumva ko bitagukwiriye, watwara imodoka bakumva ko bitagukwiriye, abana bababona basa neza, uziko umuntu akugirisha ari yabona n'abana basa neza ukabona arakana ngo dore ibyano uko bimeze. Ariko buri abapastori baraguye, umuntu yabona abana baye bari ngo ni amaturo, ngo ni amaturo. Ubundi abantu bashaka turya umuriro. Urumva ntabwo yerekwa dufite ari ituro, kuko bataraduha ituro Imana yatuye umwana wayo w'ikinege nk'icyitegererezo. Aburahamu yatuye Isaka, Yefute yatuye umukobwa we. Ituro rya mbere ryaratanzwe, abandi bose ni ikimenyetso. Nta nubwo ituro ritabonetse twareka kubwiriza. Confidence zacu ntizishingiye ku maturo. Gusomera ijambo hano mu gitabo cy'abacamanza, abacamanza ibice 3, ibice 6 n'umurongo wa 14. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati genda uko imbaraga zawe zingana ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, sijye ugutumye. Gideyoni aramusubiza ati ariko Uwiteka nakirisha iki, nabakirisha iki iwacu ko turaboroheje n'umuryango wacu ko turabo kwa Manasi ndi umuhererezi kwa data. Uyu ni Imana ihamagaye Gideyoni. Twimana yaduhamagaye nk'aba Gideyoni. Gideyoni Imana yamuhamagaye gute? Yamuhamagaye mu gihe hariho Abafilisitiya basuzuguraga izina ry'Uwiteka. Bahinga imirima bakaza bakarandura, bakaboneshereza. Ingabo za Isirayeli zigerageje birazinanira, zijya mu mwobo zirifungirana. Imana ibona agahungu kitwa Gideyoni kadafite ubwoba, gasoka kagasekurira inyuma y'umwobo munsi y'igiti. Imana yamubwiye ngo Gideyoni, atungurwa no kumva Imana ngo Gideyoni ni wowe munyembaraga nabonye. Nabonye ko ari wowe uzakiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani. Imana rero igutoranya ntireba famiye uvukamo. Imana igutoranya ntireba amashuri. Imana igutoranya ntireba konte yawe, yakwanga ubitunze yakwanga ubifite ikemera undi. Zaburi ya 75 umurongo wa 7 ngo Imana niyo mucamanza yamagara umukuye mu butayu bw'imisozi iburasirazuba n'iburengerazuba ikamucisha bugufi kamuha agakiza. Uyu Gideyoni ijambo rikomeye yagiye ati nduwo kwanaka. Twebwe twarenze imyumvire yaho tuvuka, twarenze ibitekerezo byaho tuvuka, twarenze za karande n'imivumo n'imyaku n'inyatsi n'imitongero byaho tuvuka. Turangije turiyakira mu Mana, tumenya ko Imana yacu ari nini, dutangira kwataka kwakira imigisha ibonekerwa muri Kristo Yesu. Turayimenya. Gideyoni abango nduwo kwa Manasi, umuntu ushobora kubona imigisha muri Kristo Yesu Imana ishobora gukoresha ni umuntu utabago nduwo kwa naka, mvuga kwa naka, nize kwa naka, nabayeho mu buzima bwo kwa naka. Imana ntitubarurira aho ngaho, itubarurira mu rwego turimo. Icyo uri kucyumva, iturebera mu rwego turimo. Uru rwego turimo rero Imana itureberamo nirwo ruduhesha gukora iby'ubutwari no bikanahesha Imana kudukoresha. Urazi ko Imana yamuye ngo fata ikibindi n'urumuri n'ikondera ujye kurwana. Ikibindi cyanje ni Bibiliya, ikondera yanje ni Bibiliya. Intwaro zacu niko Paulo bago ntabwo ari nk'iz'abantu. Dufatamira ibitekerezwa mu mutima tukabikubita hasi mu mbaraga z'umwuka wera, tukamamaza ubwami bw'Imana. Ntabwo umuntu wasizwe amavuta ajya kuri televiziyo guhangana n'abantu.
ntabwo umuntu wasizwe amavuta n'Imana umuntu amuvuga ngo arakare. Reka je nkubwiza ukuri, 2004 na 2002 2003 2004 sibyo, no mu myaka nk'itatu itambutse iyo ndi mu masengesho n'ubu ngubu ayo masemwe imisuzi kumaze imisi utambona, Imana imbwira ijambo rikomeye, irambira ngo mugaragu wanjye ntukagira umuntu urakarira. Kuki Imana imbuza kurakarira abantu? Mfite amakuru ntatangaza kuri iyi cana, ariko abantu bamwe twabanye bazi yabo nagiye ndakarira bikabagiraho ingaruka. Nibyo byitangarije. Kubera umuntu yajya hari akantu kaje ntabwo namurakarira, ku umuntu yajya hari akansebya ntabwo namurakarira, kubera ko ubwami ntera ndabuzi, ubwami ndwana nabwo ndabuzi, n'ubwami bw'umwijima, n'ubwami bw'abadayimoni, n'ubwami bw'abapfumu n'abakonikoni, bw'abapfumu n'abakonikoni. Nta mishyikirano nshobora kugirana n'umupfumu, nshobora kugirana n'umupfumu, nta mishyikirano nshobora kugira n'umuntu wese, n'umuntu wese. Bapanga rero bagapanga, ariko Imana yacu irapangura. Nabapanga rero kunsebya, nabapanga kugira gute, ariko Imana yampamagaye nka Gideyoni irambwira ngo genda uko imbaraga zanjye zingana umenagura imbaraga za Satani. Imana irambwira ngo nzaguhindura icyitegererezo. Icyitegererezo ni amagambo nzavuga abandi batavuga, ni ibintu nzatura ku bintu bikaba, ni imigisha yo muri Kristo Yesu Imana izampa abantu babone ko bidakomoka ku mashuri ku bwenge, ko bikomoka mu kwizera imbaraga z'Imana. Oh haleluya! Ko bikomoka mu kumenya Imana neza no kwisobanukirwa. Ntabwo rero mfite intambara n'abantu, mfite intambara n'abapfumu n'abakonikoni. Harani ukumva umuntu aramamagaye ngo arashaka ngo nkurane ikiganiro n'umupfumu. Kwasababu gani umukozi w'Imana n'umupfumu bakorana ikiganiro gute? Nkoranije n'umupfumu gute? Urumva ariko bafite uburyo babigenekereza ngo urumva ngo Eliya yicaranye n'abahanuzi baba, ariko aho bicaraniye niba ukurikira amateka ku musozi Karumeli baricaranye, ariko mu kwicarana n'abahanuzi baba byarangiye gute? Byarangiye amanuye umuriro bemera Imana, byarangiye bafashe ko ari 850 harabica. Umupfumu yicaye hano mujyi impaka mu za Bibiliya, mujyi impaka n'abapagani. Je ntabwo tujya impaka. Yesu Imana yamamagariye kujya impaka n'abapagani. Abanyamadini dushobora kujya impaka buriya. Buri umuyisilamu yamamagara tukajya impaka, kugira ngo afite ibyo yizeye bya gipfumu, nanjye bya kiyisilamu na by'idini ya kiyisilamu, nanjye mfite ibyo nizeye bya Kristo. Ariko umupagani w'indayiraho, umupagani w'indaya w'umusinzi utazi Imana mu gimaka gute? Uricara ukamubwira Yesu ukamwumvisha kugeza ku rwego mwatuza, ariko numuhisha mu kujya kuvuga subiramo bwe hamwe umuntu ashobora kugusuzugura akaba yanakurangiza kuri televiziyo. Pawulo yavuga ngo twihesha agaciro nk'abakozi b'Imana, so kwihesha agaciro mu myambaro, no kwihesha agaciro mu biganiro, no kwihesha agaciro mu bandi. Umupfumu se turaganira ibiki? Wa mugani Apotre unyibukije akantu, hari n'umukobwa umwenda umaze iminsi ubyivugira ngo yagiye ngaryama n'abapasiteri. Ibyo ntago birimo kwanduza izina ry'abandi bakozi b'Imana bose muri rusange. Buriya uvuga ko yagiye aryamana n'abapasiteri, wumvise iyaza kubivuga ataravuye mu itorero byari kugira imbaraga. Ariko uzi kuva mu itorero, je navuye mu itorero rya ADEPR, ntubizi, mu Gakinjiro, ntanyweye inzoga, ntasambanye, nta wanciye, nandika ibaruwa igihugu cyose kirarira. Baranyigisha abashumba batugiye mu biki, ndavuga nti ngiye gushinga itorero rya Horebu. Kandi Imana ye yabimbwiye 2001 mbimaranye imyaka 7, mbisengera n'umugore wanjye, ndetse nabo twagenaga bamwe najyaga mbibabwira, ariko nagize isoni. Wahuraga abantu bose ukagira isoni, abakubaza bati waraguye kandi ntaraguye biriya no kwisobanura. Ku umuntu yageraga ngo je nasambanye na pastor mwitangaza, biriya no kwisobanura. Nukwisobanura kugira ngo niba mubaza impamvu zamuteye kureka gospel akajya mu bindi agaragaze ko pastor ari abapagani. Je niko mbibona. Nagera ni yahura n'umuntu yambaye mini yagejeje hariya yacebuye yagejeje hejuru, wumvise, kandi bazi ko yari umukristo wambara neza, yisobanure, wumvise, abereka ati n'ingingo zimurengera z'amafuti, ati giye pastor yaranterese yanjyanya hanaha,
abapasitoro ntabwo basambana n'abakristo, abapasitoro ntabwo bakora ibyaha. Noneho rero itorero rya ADEPR ni itorero ririmo abapasiteri b'abashumba buzuye umwuka wera bakijijwe. Pasitoro wagiye kurongora uriya mwana ninde? Kuriya ni ugutwika, ntabwo ari ibisobanuro. Iyo avangwa uwo yagiye kumusambanya hanyuma ko atamwerekanye se n'impuhwe yamugiriye, ibyo ntabwo bikunda. Ntabwo rero abapasitoro basambana wenda baba babifite, ariko biriya ni hiti. Nkuko nanjye nari kugenda mbwira abantu, ega nanjye mvuye mu itorero abantu baransazaga bati Joseph ni inzara yagukuye mu itorero, nifite urupangu ku Muhima n'imiryango 6 ikodeshwa, sibyo sinshonje. Joseph niki abapasitoro barakunanira? Nta wananije, nayoboraga amateraniro no ku cyumweru narabwirizaga, nakoraga ibitane mu masitade ahantu hatandukanye. Ni ibisobanuro. Ni wumva umuntu rero yavuye mu itorero, sibyo agatangira nkubwira umupasitoro wa hano Gacuriro nzi umukristo we yavuye mu itorero yananiranye ari umukobwa usambana wananiranye, sibyo arangije ahita kubita igihuha cyasenye itorero. Nahabwirije iminsi 2 mushyira na korari ngiye kuhavuna urusengero abantu barashizemo. Araza arambwira ati nagize ikibazo duhagarika kana kagakobwa karagenda karansebya karanyandagaza itorero urusengero rurafunga. Namuhaye power of salvation tuhajya iminsi 3, umvise korari ziwanje zirahasimburana njya kumuvuna abantu bagaruka mu rusengero. Uwo mukobwa ahita kubita igihuha ngo pastor afite inzoka mu ikote, ngo yatangiye kuramya no guhimbaza, ngo inzoka ngo yarayibonye neza. Avuga uburyo umukobwa ngo yagiye mu biro pastor amusengere, ngo hanyuma abona inzoka mu ikote. Abantu barabyemera. Biraro ni ikinyoma cyo gusenya, ariko uwo mukobwa yabivuga kuko bari baramuhagaritse. Njyayo nkubita ikinyoma ndakirukana, abantu bagaruka mu rusengero. Nimwumva abantu basenya, sibyo? Nkuriya rero ahaguruka akavuga ngo yasambanye n'abapasitoro muri ADEPR, ngo yagize gutagahinda kwimbuka. Umva shawa mwana w'umukobwa, nutihana Imana izaguhana. Ayidigira imini digurekeraho. Hiti nayirwe hari abantu bavuye muri gospel barushaga hiti uriya mukobwa. Mani Marite ntiyavuye mu itorero. Uyobewe gasete ya mbere vangwa gapfa kaburiwe n'impongo. Yabwira Mani Marite, uziko Mani Marite ndi mu bantu bamuzanye Kigali yabaye iwanje amezi 3. Mani Marite amezi 3 yabaye iwanje, tubana nije wamwinjije mu matora ahantu hatandukanye, tuba mu cyo bita Misefu na Bagasana na ba Mugabo na Bajadiri. Nawe Misefu urayizi mujyana mwivuga butumwa ahantu turirimba biwanje mu rugo. Yarahabaye igihe kinini n'umuhungu wanje ava muri gospel tubireba, ari umustar aririmba aramya. Umva ari we muntu wazamutse bwa mbere muri gospel. Wigeze wumva ajya hariya tuka ADEPR? Wigeze wumva ajya hariya atuke asebya abashumba ba ADEPR? Wigeze wumva ajya hariya asebya abavuga butumwa? Nta bikombe yegukanye bizwi ntikorera gumaguma, nikorera ibyiwe akagenda agahitinga. Niwumva rero umuntu, wumvise niwumva rero umuntu avuye mu itorero agasebya abashumba, agasebya baki, akatangaza, iriya ni hiti. Iyo hiti rero nirama urangiza nabi. Impamvu ngikomeje mwivuga butumwa, ntabwo nakwemerera umuntu nubwo yaza ku ruhimbi rwanjye, nubwo yaza kuri televiziyo yanjye Yongwe TV, kuko yatangiye kubaho mu mwuka iriho izabaho, sibyo? Nubwo azaza mu binyamakuru, nubwo azaza, nimukemerera abantu nkawe. Hari n'amacana bemerera akabaha ijambo kumva bakiritize. Canu nk'izo ntabwo zizakomera. Canu zisebya abakozi b'Imana ntabwo zizakomera. Canu zifungurira abantu gusebya abakozi b'Imana ntabwo zizakomera. Leta ubwayo yubaha abakozi b'Imana. Uzarebya amatora y'umukuru w'igihugu yegereje, dukora amasengesho atandukanye n'abayobozi b'igihugu bakazamo tugasengera igihugu. Iyo igihugu cyarangiye nyakubahwa umubyeyi perezida wa repubulika yubaha abashumba, akaza gusangira n'abashumba, bakoreza n'amabura ati mwarakoze gusengera amatora. Umuntu rero w'umuvumbuka akava nk'ariya kuko yaririmbye akaririmbo, kuko bamubwiye ngo asa neza ateye ne, ukajya ugakubita abashumba ngo wasambanye n'abashumba muri hoteli, ngo uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu ngo ajya kugusomera mu modoka. Biriya rero nukurengera. Iyo ukoze biriya rero kiriya cyaha giteza gukenyuka, kiriya cyaha giteza kutabona umugisha, kiriya cyaha giteza gusoza nabi. Icyo namugira inama icyumbajije nukwihana. Wenda abapasitoro bashaka kutabivuga, ariko je nubundi sanzwe mpangana n'abantu mwitangaza makuru nkavuga ibyo batavuga, baba ari abapasitoro, baba ari abapfumu, baba ari bandi, byo sanzwe mbivuga. Uriya rero nagabanye
nakora ibiganiro ajye hariya nanadusaba message tuzamutora wumvise bazamutore bamuhe message nashaka ajye muri gumaguma nashaka kine filimi yendereye ariko yikina filimi avuga ngo abakozi b'Imana atuvogerera abapastor batubwirije ubutumwa atuvogerera itorero heka jewe nyobora horeba ariko ntabwo navuye muri ADPR wava mu myumve wava mu isoko wavukiyemo bigakunda ntabwo wava mu isoko confidence zanjye zikomoka muri ADPR imbaraga gupfukama kwanje bikomoka muri ADPR ibi mvuga byanditswe byera bikomoka muri ADPR iri mfuhira umurimo w'Imana ndikomora muri ADPR niryo torero ryambyaye ntabwo nakwemera umuntu nkuriye. Apotre ndashaka umaze iminsi mu masengesho ndashaka kugenera ubutumwa abanyarwanda n'abakunzi ba Idigiri mini Digiri bose ubagiro icyo twababwira umuntu wese twabwiye ngo Idigiri mini Dig ni yizere kwizera kuzanwa no kumva ni yizere kandi yite atinyuke Paulo yabwiye Timoteyo amusigiye inshinga avuga ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya beshi ibyo wanyumvanye imbere y'abantu mbwiriza mvuga ntuzatigira ubwoba bwo kubibwira abantu ntuzagira ubwoba bwo abantu nibahagarare bigirira icyizere inshuti yanjye yemaze iminsi isengera ibintu bifatika kandi ibintu maze iminsi sengera murabibona mu gihugu murabyumva ku macano murabyumva ku mateleviziyo murabibona umuntu wahamagawe n'Imana agomba kujya mu murongo yahamagariwemo n'Imana. Hari abamamagaraga bati Joseph hari umuntu wagusebeje wavuze ibi nibi bareke bapange nta murozi uzigira hatari muri iki gihugu ndimo nta mupfumu uzigira hatari muri iki gihugu ndimo nta mupastor uzigira hatari muri iki gihugu ndimo nkunda igihugu cyanjye nk'umunyarwanda ndagisengera amateka ya Imana yankuye kuva ku rwego rw'akagari kugera ku muyobozi w'igihugu na polisi na utayazi uhamya bwanjye narabutanze muri stade mu komiseri wa polisi ahari abakomiseri ba polisi bahari mu giterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge mbabwira yongu ari we na Imana yankuye nizo nakubiswe n'amagereza bamfungiye Imana irabo n'abanyarwanda rero bazi Imana ya Yongwe ntabwo bakagombye kugira ishyari ry'uko Yongwe Imana yamuzamuye ahubwo bakavuga ngo ejo hazaza je numva ningura na yandege Imana yambwiye n'imodoka nzagura byose ngiye kwandikaho Yongwe niriya ngenda ndashaka kwandikaho Yongwe muri no misi kugira ngo nje nca mu muhanda abana bo mu muhanda nkori biterane byo kubabwiriza covid nirangira urareba ibitendo nkora n'abana bo mu muhanda imigisha yose Imana iri kuma ni support zo kubashyigikira tukora ibiterane zivuye ngo mu kibi havuye mwikiza mu muhanda havuye mw'umushumba haleluya muri barubyogo havuye mw'ibikomangoma mu baciriritse havuye mu ministry Apostle Yongwe minister mu bwami bw'Imana wumvise mu bidashoboka Imana yakuye mw'ibisho twanduza abantu confidence je ntabwo nemera umunebwe ndakanguriye abanyarwanda gukora Idigiri mini Dig bakore batera imbere ntabwo nemera wumvise ntabwo nemera basane abikururira imivumo ifite ahantu ituruka hatandukanye umuvumo uterwa no kugambanira igihugu hari umuvumo uterwa no kwanga igihugu cyane no kukigambanira hari umuvumo uterwa no kwanga ababyeyi kutuba ababyeyi babiteza umuvumo wumvise hari umuvumo uterwa no gusuzugura abakozi b'Imana biteza umuvumo abantu nibirinde imivumo basome Bibiliya nk'ijambo ry'Imana bafata igihe basenge boye gutekereza nka Gideon ngo turabo kwanaka n'ibyashoboka bavuye bemere kubapfanye na Yesu bakazukana na Yesu imbere yabo hazaba heza bazakomera bazagira kuri barenga ibintu by'amagambo kandi ibi bintu nta nuwo mpatira kubyumva je ndabwira abantu ngo gukira ni nona nishingije ku mbaraga z'ijambo ry'Imana hari abantu nanduje ububyutse igitangaje aba bahanuzi wumva abana wumva bahanura ku macanu baza ntanatinye no kuvuga no kuvuga izina ryanjye kubahuka abasizwa amavuta bari abatangiye gusenga bumva ngo ubuvumo bwo kwa Yongwe ngo umunyinya wo kwa Yongwe bajya mu rusesamanza kwa Yongwe kazabona aho Yongwe asengera none tubanduje ububyutse aho gukoresha bwa bubyutse ngo bahindura abantu barabukoresha baza basebya abakozi b'Imana baza basebya abakozi b'Imana nkuriya twavugaga abakozi b'Imana ni bubahwe abahanuzi ni mwubahwe abavuga butumwa ni mwubahe kandi wumvise mwikonegite kuri Yesu nahandi dushaka amarongo abari gutandukira bakikonegita ku bapfumu ni mubareke musenge Imana ubukire burahari
kandi ndashima Imana ko ibyo nanyuzemo byose nabyitwayemo neza. Nta muntu rero numwe dufitanye ikibazo nuwo cyaba gihari twagikemura, ariko umuntu wese wahaguruka kujya gusebya Joseph ambeshyira n'igiceri cy'icumi ntabwo nakimuha. Apotre, reka tugushime kubw'umwanya wemeye kuduha. Ndifuza ko dusoza no dusengera, ariko wari wakwifuza kukuvugisha mbere yuko. Nomero yanjye ni 0788 54 11 gukira ni nona, kubohoka ni nona. Niba urwaye indwara yanze gukira, vuga uti ndashaka gukira. Niba ufite karande ugakora bikanga ukagerageza bikanga, umuti ndawufite. Nayidigira imini digi nukukorera amasenyo akukorera deliverance. Niba ufite intambara zanje kurangira, nayidigira imini digi nukukorera deliverance. Gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, kwakira icyo abantu basengeye ni nona. Abantu bikonegite. Niba ufite umushinga wanze gucamo, niba ufite dossier yananiranye ko bayisinya, niba ufite banke wakomanzemo bakanga kumpamagara, niba uri rwiyemeza mirimo ukora amafaranga akaguca mu mitwe y'intoki, mpamagara Inyatsi ndirukana inyatsi komoka iwabo wasoni wabo wanyoko, ndamenagura insiko n'ingasire ziwanyu, ndaduduya singa ndashwanyaguza, ndagutandukanya n'umuvumo w'iwabo wasoni wabo wanyoko, ndagutandukanya naho bakuzinze, igikutabubatse utazarenga, imbaraga z'amasengesho zirakikurenza, imisozi batambitse imbere yawe, imbaraga z'amasengesho zirahise. Emera ko byakunaniye, nindangiza mbigukubitire, mbigucemurire mu izina rya Yesu. Ega mu bwami bw'Imana intare byari intare, imbogo ibyara imbogo, Imana ibyara Imana. Mu kwiyubaka nukumenya imbaraga z'Imana zigukoreramo. Reka tugusengera Imana rero. Nyagasani Imana iri mu ijuru, mu izina rya Yesu, gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, guhura n'imbaraga z'Imana ni nonaha. Wabwiye Gideon ngo nagende uko imbaraga ze zingana. Abantu bahaguruke bizere mu izina rya Yesu. Mwami bigirira icyizere, bavuye ngo gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, guhura n'ibitangaza by'Imana ni nonaha. Haleluya. Kubohoka ni nonaha, kuzuka no kwakira imirimo y'Imana ihambaye ni nonaha. Abantu bari gusenya ubwami bw'Imana uhereye none ukuboko kw'Imana kubasure none gendere nonaha. Ndategeka ayidigira imini dig, gukira ni nonaha, ayidigira imini dig, kubohoka ni nonaha. Lo pai gidrive lesekitanko eneho, kumenagura imbaraga za Satani ni nonaha, kuva mu gutsindwa ko gukora ibyaha bakinjira mu gukiranuka ni nonaha, kuva mu bukene bakinjira mu bukire ni nonaha. Lo pere gid, imbaraga zasubitse amasezerano y'abantu ndazikubise mu izina rya Yesu. Ubwami bwabangamiye abantu ndabumenaguye muri aka kanya. Abantu binjire mu butsinda, bave mu bwoba binjire mu mbaraga, bave mu gutsindwa binjire mu gutsinda. Imirimo y'Imana nibitangaza byinjire mu buzima bw'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Amen.